amenywa na bagenzi be, arimo kuvuga ko Yesu aje ndetse ageze ku rugi, arimo gutegura ingororano z'abamukoreye, naza azaduhemba kuba Kanani yo mu ijuru. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, b'amoko ataramwe n'uruhu rutandukanye, azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba. Tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, b'amoko ataramwe. Hari amakuru meza amenywa na bagenzi be, arimo kuvuga ko Yesu aje ndetse ageze ku rugi. Nshuti muvandimwe uhisemo kubumbura uyu muzingo wa korali Tugisiyoni yo ku itorero rya Kika mu ntara ya Murangara, ndagushimiye cyane. Ngiye tuganira nitwa Pasitoro Uwihayimana Elifazi, uyobora intara ya Murangara aho itorero rya Kika ribarizwa. Mu by'ukuri iyi korali Tugisiyoni ni korali yahisemo kugukorera indirimbo zifite insanganyamatsiko ivuga ngo hari amakuru meza. Iyi ni korali yatangiye mu mwaka 2013, ikaba igize amahirwe muri uyu mwaka wa 2022 gushyira ahagaragara audio ndetse na DVD icyarimwe. Tukaba dushimira Imana yuko Imana ibibabashishije. Ayo makuru meza n'ayaki? Ni amakuru meza yuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Ibibazo byose, intambara zose n'izindi ngorane zikavaho, tukiberaho ubuziraherezo. Icyo yatubwiye muri Matayo 24 umurongo wa 14 yaravuze ati, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Hamwe na korali Tugisiyoni, reka dusakaze ubu butumwa mu ndirimbo no mu mashusho, maze dutegurize Yesu Kristo kugaruka naza azatwijyanire. Nibyo ngusabira, nanjye ndisabira mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Data wera, ndagushimiye yuko warinze abana bawe, ukaba ubabashishije gushyira ahagaragara uyu muzingo. Ndakwingize kugira ngo uwumugisha abazumva ubu butumwa, aya makuru meza kugaruka kwa Kristo, bazitegure kandi bihana ibyaha, biteguza n'abandi. Kristo nagaruka azatwijyanire mu izina rya Yesu. Amen.
Egiputa kugera i Kanani, urwo rugendo rw'Abisiraheli bagiye bahura n'ibibazo mu nzira, abanze kumva ntabwo barurangije. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu imujyamo, emerera Yesu abari ukuyobora, gendana nawe uzagerayo amahoro. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu imujyamo, emerera Yesu abari ukuyobora, gendana nawe uzagerayo amahoro. Bisabwa kugira ngo ugende, kenyera ukuri wamare gukiranuka, ubutumwa bwiza bugendane no kwizera, intwaro yawe ibe ijambo ry'Imana. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu imujyamo, emerera Yesu abari ukuyobora, gendana nawe uzagerayo amahoro. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu imujyamo, emerera Yesu abari ukuyobora, gendana nawe uzagerayo amahoro. Ibyiza twabikiwe mu ijuru, amazu meza twarayateguriwe, inyama zatabonye ntabwo twatumvise, ibyo byose nshuti twarabiteguriwe. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu imujyamo, emerera Yesu abari ukuyobora, gendana nawe uzagerayo amahoro. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu imujyamo, emerera Yesu abari ukuyobora, gendana nawe uzagerayo amahoro. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu imujyamo, emerera Yesu abari ukuyobora, gendana nawe uzagerayo amahoro. Bagenzi we arimo kuvuga ko Yesu aje ndetse ageze ku rugi, arimo gutegura ingororano z'abamukoreye, naza azaduhemba kuba Kanani yo mu ijuru, abantu bazava mu mpande enye z'isi, amoko ataramwe n'uruhu rutandukanye, azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba, tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu, abantu
azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba. Tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu. Nitugerayo tuzanagurwa amarira aterura ijambo ngo aba bavuye mu rurya mubabaro. Tuzakorerwa ibirori tugeze iyo mu ijuru. Tuzaba dufite umunezero w'akataraboneka. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, b'amoko ataramwe n'uruhu rutandukanye. Azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba. Tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, b'amoko ataramwe n'uruhu rutandukanye. Azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba. Tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu. Nshuti mwene data iryo bangura riryamanye, kugira ngo nagaruka utazaba mubaza atungurwa. Jya witeguye kuko utazumunsi n'igihe. Imigenzereze yawe buri gihe ihora iboneye. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, b'amoko ataramwe n'uruhu rutandukanye. Azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba. Tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, b'amoko ataramwe n'uruhu rutandukanye. Azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba. Tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, b'amoko ataramwe n'uruhu rutandukanye. Azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba. Tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu. Egiputa kugera i Kanani, urwo rugendo rw'Abisirayeli. Bagiye bahura n'ibibazo mu nzira, abanze kumva ntabwo barurangije. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu imujyamo. Emerera Yesu abari ukuyobora, gendana nawe uzagerayo amahoro. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko
kugira ngo ugende kenyera ukuri wamare gukiranuka ubutumwa bwiza bugendane no kwizera intwaro yawe ibe ijambo ry'Imana soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu rimujyamo emerera Yesu abari ukuyobora gendana nawe uzagerayo amahoro soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu rimujyamo emerera Yesu abari ukuyobora gendana nawe uzagerayo amahoro ibyiza twabikiwe mu ijuru amazu meza twarayateguriwe inyama zatabonye ntabwo twatumvise ibyo byose nshuti twarabiteguriwe soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu rimujyamo emerera Yesu abari ukuyobora gendana nawe uzagerayo amahoro soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu rimujyamo emerera Yesu abari ukuyobora gendana nawe uzagerayo amahoro soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu rimujyamo emerera Yesu abari ukuyobora gendana nawe uzagerayo amahoro Igitabo Intambara Ikomeye igice cya 40 gucungurwa k'ubwoko bw'Imana. Igihe kurindwa n'amategeko ya leta zo ku isi kuzaba kwakuwe ku bakomeza amategeko y'Imana, ku isi hose hazaba umuvurungano bashaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Ubwo igihe cyo kubatsembaho cyanditse muri rya tegeko kizaba cyegereje. Abaturage bazaba bashaka kubatsemba mbere y'uko igihe cyategetswe gisohora. Bamwe mu bantu b'Imana bazaba bafungiwe muri kasho zicuza umwijima, abandi bazaba bihishe mu mashyamba no mu mpinga z'imisozi batakambira Imana ngo ibatabare, mu gihe ku mpande zose z'isi abantu bitwaje intwaro z'intambara kandi bayobowe n'abamarayika ba Satani bazaba bariho bitegura gukora umurimo wabo w'ubwicanyi. Icyo gihe nibwo Uwiteka Imana ya Isirayeli izarogoya imigambi yabo ikarengera ubwoko bwayo. Uwiteka aravuga ati, nuko muzaririmba indirimbo nk'iyo baririmba nijoro ku munsi mukuru wera, muzagira umunezero wo mu mutima nk'uw'umuntu ufite umwirongi ajya ku musozi w'Uwiteka gusanga igitare cya Isirayeli. Uwiteka azumvikanisha ijwi rye ry'icyubahiro, kandi kumanuka k'ukuboko kwe azakwerekanisha uburakari bwe n'umujinya we n'ikirimi cy'umuriro ukongora n'inkubi y'umuyaga n'urubura. Ababi bazavuza urwamo rwo kunesha ruvanze no kubakina ku mubyimba. Ubwo iryo teraniro rinini ry'inkozi z'ibibi bazaba bari hafi kubasimbukira ngo babarimbure, umwijima w'icuraburindi uzaba ukomeye kuruta uwa mu gicuku uzatwikira abo bagome aho bazaba bari hose. Hanyuma haboneka umukororombya urabagiranaho icyubahiro cy'intebe y'Imana, ukwira ikirere cyose cy'ijuru, uzengurukaho inteko yose y'abizera batabaza Imana bazaba bihishe aho bazaba bafungiwe n'aho bazaba bigunze hose. Ubwo nibwo za nteko z'abagira nabi zizatungurwa zihagarara aho zigeze. Rwa rwamo rw'ibishungero ruzayoyoka bibagirwa umugambi w'ubwicanyi bari bafite, maze nibabona gusohora kw'amasezerano y'Imana, icyo bazaba bifuza gusa noneho ni icyabarinda umucyo w'Imana ubahuma amaso. Naho ku ruhande rw'abantu b'Imana humvikana ijwi ryiza kandi risobanutse rivuga ngo, nimwubure imitwe yanyu. Barebye babona mu ijuru ikimenyetso cy'isezerano ry'Imana. Bya bicu bicuza umwijima byari bitwikiriye ikirere bireyuka
nk'uko byabaye kuri Stefano, babona mu ijuru icyubahiro cy'Imana n'umwana wayo yicaye ku ntebe ya cyami. Bitegereje ishusho ye y'ubumana, babona ibimenyetso by'inkovu byerekana kwicisha bugufi. Nuko bumva asaba se imbere y'abamarayika bera ati, Data, abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahabana nanjye. Hongera kumvikana ijwi ry'indirimbo yo kunesha rivuga riti, barakaza barakaza, n'abera, intungane n'abaziranenge. Bakomeje ijambo ryo kwihangana kwanjye, bazajya bagendana n'abamarayika. Maze babandi bari bafite mu maso hasuherewe, ariko bakomeje kugundira kwizera kwabo, batera hejuru bavuza impundu z'ibyishimo byo kunesha. Mu gicuku hagati nibwo Imana izerekana imbaraga zayo zo gucungura ubwoko bwayo ubuheruka. Izuba rizarasa umucyo waryo mu gicuku. Hakurikireho ibimenyetso n'ibitangaza bikomeze gusimburana vuba vuba. Nuko abanyabibi nibabibona bazarushaho gutangara no gukuka imitima, ariko abera bo banezezwe n'ibyo bimenyetso by'agakiza kabo. Ibyaremwe byose bihagarike gahunda bisanganywe, imigezi yatembaga ihagarare, ibicu bya rukokoma bitangire kubisikanira mu ijuru. Hagati mu kirere cy'ijuru gicuza umwijima haboneka umwanya urabagirana ubwiza, humvikana ijwi ry'Imana rimeze nk'iry'amazi menshi asuma rigira riti, karabaye. Mwiyerekwa Elena White yabibonye atya. Iryo jwi ritigisa ijuru n'isi. Habaho igishyitsi cyinshi, igishyitsi gifite imbaraga kandi gikomeye. Kuva abantu baba ku isi ntihigeze kubaho umutingito w'isi ukaze nk'uwo. Bisa naho ikirere gikinga kandi kikingura. Icyubahiro cy'intebe y'Imana gitangira gutera ibishashi. Imisozi ibyina muzunga nk'urubingo ruhushywe n'umuyaga. Ibitare bikomeye kandi binini birameneka bikwira hose. Habaho gusuma guteguriza umuraba ukomeye. Inyanja izikukana uburakari buteye ubwoba. Mbese uzabyumva wese azibwira ko ari ijwi ry'abadayimoni bahawe inshingano yo kurimbura isi. Isi yose iradandabirana, yibira yuburuka nk'umuraba wo mu nyanja. Ubutaka burasatagurika, imfatiro z'isi ziranyeganyega. Impinga z'imisozi zirahunga, ibirwa bituwe n'abantu birazika. Ibyambu byo ku nyanja byari byarahindutse Sodoma ku bibi byose, bimirwa n'uburakari bw'amazi yo mu nyanja. Babuloni yibukwa imbere y'Imana kugira ngo inyweshwe inzoga ibirira mu gikombe ariyo burakari bwayo bukaze. Nuko amahindu manini ava mu ijuru agwira abantu, rimwe rifite nk'uburemere bwa kilo 40. Imirwa mikuru y'icyubahiro ku isi irasenyuka. Imidugudu ikomeye cyane n'ingoro z'abami, aho abakomeye barundanirije ubutunzi bwabo kugira ngo bwerekane icyubahiro bafite, ibanza kurimbukira imbere y'amaso yabo babyitegereza. Insika za gereza zirihirika, abantu b'Imana bari barabujijwe umudendezo kubwo kwizera kwabo barasohoka. Ibituro birakinguka, benshi mu basinziriye mu mukungugu w'isi barakanguka, bamwe bakangukira guhabwa ubugingo buhoraho, abandi bakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Abapfuye bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu bose basohokana mu bituro icyubahiro n'ubwiza ngo barebe gusohora kw'isezerano ry'amahoro Imana yagiranye n'abakomeza amategeko yayo bose. Maze kandi n'abatoboye umubiri we, babandi basetse bagashinyagurira umukiza asambira ku musaraba, abarwanije ukuri kwe bakarenganya bamwizera, bazazuka kugira ngo bamurebe agarutse mu cyubahiro, kandi birebera n'agaciro kw'abakiranutsi bo mu bihe byose bagororerwa. Ibicu byirabura bizaba bigitwikiriye isanzure ry'ijuru, ubwo nibwo izuba rizabisatura, haboneka igisa n'ijisho rya Yehova aje guhora inzigo. Imirabyo ikomeye iturutse mu ijuru itwikiriza isi igishura cy'ibirimi by'umuriro. Muri uko guhinda kw'inkuba guteye ubwoba humvikana ijwi riteye ubwoba n'agahinda ritangaza amaherezo y'abanyabyaha. Abantu bose ntibabashije gusobanukirwa n'amagambo y'iryo jwi, ariko abigisha b'ibinyoma bo bayumvanye n'ubusobanuro bwayo. Abantu bari bamaze iminsi mike barwanya, barenganya, basuzugura no gutuka abakomeza amategeko y'Imana, bazaba bumiwe bihebye batengurwa n'umushyitsi w'ubwoba. Imiborogo yabo izumvikana cyane kurusha amajwi y'uko guhinda kw'inkuba. Abadayimoni bazi ko Kristo ari Imana, ndetse bajya bahindira umushyitsi imbere y'ububasha bwe bukomeye. Mu gihe abantu banze ukuri bazaba basaba imbabazi bigaragura mu mukungugu. Abahanuzi ba kera ubwo baboneraga umunsi w'umwami mu iyerekwa ryera baravuze bati, nimuboroge kuko umunsi w'Uwiteka uri bugufi, uzaza ari umunsi wo kurimbuka uturutse ku ishobora byose. Injira mu isenga wihishe mu mukungugu, uhunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye. Agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Uwo munsi w'Uwiteka niwe uzogezwa wenyine, kuko hazaba umunsi w'Uwiteka nyiringabo wo gutungura ibyibone n'ibyigamika byose, n'ikintu cyose kishyira hejuru kizacishwa bugufi. Uwo munsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa by'ifeza n'iby'izahabu byacuriwe gusengwa, babijugunyira imbeba n'ubucurama, bajye kwihisha mu buvumo no mu bitare by'ibihanamanga, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza bw'icyubahiro cye, ubwo azahagurukana imbaraga aje gutera isi umushyitsi.
ucishije mu cyezi kiri hagati y'ibyo bicu hari inyenyeri ifite umucyo ukomeza kwiyongera inshuro enye ugereranyije n'umwijima uyizengurutse, werekana ibyiringiro n'umunezero by'abakiranutsi kandi ugasobanura umujinya n'uburakari ku bagomera amategeko y'Imana. Abahaze ibyabo bose ku bwa Kristo bararinzwe, bafite amahoro n'umutekano. Barageragejwe kandi imbere y'ab'isi n'imbere y'abakerensa ukuri bahahamirije ko bakiranukira uwabapfiriye ku musaraba. Uguhinduka gutangaje kwabaye mu mibereho y'abo bantu bakomeje kugundira gukiranuka mu gihe bari bahanganye n'urupfu. Batabawe byihutiwe, barokorwa muri za kasho zicuza umwijima no mu karengane k'ubwoko bwose barenganywaga n'abantu bari barahindutse abadayimoni. Icyo gihe mu maso habo hari hasuherewe, bihebye, bacuza igihunya, ariko ubu bwo bazaba bafite mu maso hakeye kubw'umunezero, kwizera n'urukundo. Nuko mu majwi yabo meza bahanika indirimbo yo kunesha baririmba bati: Imana niyo buhungiro bwacu, nitwongerera imbaraga, ni umutabazi uduhora hafi ngo atuvane mu makuba. Nicyo gituma tutagira icyo dutinya. Nubwo isi yatigiswa n'imitingito, nubwo imisozi yose yakwiroha mu nyanja, nubwo inyanja yakwibirindura igahorera, nubwo imihengeri yayo yatigisa imisozi. Muri icyo gihe aya magambo y'ibyiringiro byera azamuka imbere y'Imana, ibicu bireyuka, maze haboneka ijuru ritatseho inyenyeri n'ubwiza butarondoreka bugaragara mu kindi kirere. Ubwiza bw'umurwa mukuru w'ijuru butembera mu marembo yawo nk'imigezi. Mu isanzure ry'ijuru haboneka ikiganza gifashe ibisate bibiri by'amabuye bigerekeranye. Umuhanuzi abivuga atya ati: Ijuru rizatangaza gukiranuka kwayo, kuko Imana ubwayo ari yo mucamanza. Ayo mategeko yera agaragaza ko Imana ikiranuka yatangarijwe ku musozi Sinayi mu rusaku rw'inkuba no mu birimi by'umuriro. Ayobora abantu mu kubaho kwabo, aboneka nk'umuyobozi umwe gusa w'imibereho y'abantu, akaba ari yakurikizwa mu rubanza. Ikiganza gifungura bya bisate by'amabuye. Amabwiriza yose ari mu mategeko y'Imana yandikishijwe ikaramu y'umuriro agaragazwa mu nyuguti zera cyane umuntu wese ashobora kwisomera bitamugoye. Nuko ubwenge bw'abantu burakanguka, umwijima watewe n'imigenzo y'abantu n'ubuhakanyi bihita bihanagurika mu bitekerezo by'abantu bose, maze amategeko 10 y'Imana yumvikana kandi y'ububasha bukomeye agaruka mu bwenge bw'abatuye ku isi bose. Ntibishoboka kubona amagambo yasobanura ubwoba n'ubwihebe abantu basuzugura amabwiriza yera y'Imana bazaba bafite. Uwiteka yabahaye amagambo ye, bagombaga kuyibazaho igihe hari hakiri igihe cyo kwihana bakiyunga n'uwayatanze. Ariko kugira ngo babe abatoni b'iyi si, bayashyize ku ruhande maze bigisha abantu kuyagomera. Bagomera Imana. Bashatse guhatira abantu b'Imana guhindura isabato yayo yera. None ubu amategeko y'Imana basuzuguye niyo abaciriyeho iteka. Muri ubwo buhumyi bwabo basobanukirwa neza ko nta rwitwazo bari bafite. Batoranije uwo bashaka gukorera, baramusenga. Umuhanuzi Maraki aravuga ati: Maze ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. Abanzi b'amategeko y'Imana uhereye ku bakomeye ukageza ku boroheje bazi ukuri n'icyo bakora. Basobanukiwe bakerewe ku isabato yo mu itegeko rya 4 ari ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Baje kumenya ukuri ku isabato yabo y'ibihimbano barakererewe, kandi basobanukirwa n'inkomoko yo kuruhuka ku cyumweru bagize urufatiro rwo kwizera kwabo. Bamenya neza ko ibyo ari ukurwanya Imana. Abayobozi b'idini bigishije abantu babayobora mu irimbukiro, bibwira ko bariho babayobora mu marembo ya paradizo. Ku munsi ukomeye w'ingororano nibwo bazasobanukirwa n'uko abantu bakora imirimo y'ibyera bafite inshingano ikomeye, kandi ko hari ingaruka z'abadasohoza inshingano zabo ziteye ubwoba. Mu gihe cyo kubaho kw'iteka nibwo tuzashobora gucishiriza tukamenya ko kuzimiza umuntu umwe ari ububi buteye ubwoba. Hazagira ibyago uzabwirwa aya magambo ngo: Mva imbere wa mugaragu mubiwe. Ijwi ry'Imana rivugira mu ijuru ritangaza umunsi n'isaha byo kugaruka kwa Yesu no guha abantu b'Imana isezerano rihoraho. Ayo magambo yumvikana mu matwi y'abantu bose nk'imirabyo n'urusaku rwo guhinda kw'inkuba. Maze abana b'Imana barahagarara bategera amatwi ayo magambo kandi batumbiriye mu ijuru. Mu maso habo harabagirana umucyo w'ubwiza bwe, nko mu maso ha Mose ubwo yamanukaga umusozi wa Sinayi. Abanyabyaha ntibashoboye kwihanganira gutumbira mu cyubahiro cya Yesu yari amanukanyeyo. Ubwo amahirwe atangarizwa bubaha Imana bakeza isabato yayo, nibwo humvikanye amajwi menshi y'indirimbo zo kunesha. Uwo mwanya iburasirazuba haboneka agacu gato kirabura kangana n'igice cya 2 cy'ikiganza cy'umuntu. Ako gacu kari kazengurutse umukiza, kasaga n'agakikijwe n'umwijima impande zose. Ubwoko bw'Imana busobanukirwa n'uko icyo ari ikimenyetso cy'umwana w'umuntu. Bakomeza gutumbira icyo gicu mu ituze ryinshi. Uko gikomeza kuza buhoro buhoro cyegera isi, niko cyarushagaho kurabagirana ubwiza, kugeza ubwo gihinduka umweru wera de, kandi aho gitangirira hasaga n'ibirimi by'umuriro. Hejuru yacyo hari umukororombya w'isezerano. Yesu ari we wari uyoboye icyo gicu nk'umuneshi w'umunyambaraga,
ubu bwo ntiyari wa muntu w'umunyamibabaro wo kunyweshwa cya gikombe gisharira kandi cy'isoni n'amahano yose, aje ari umuneshi mu ijuru no ku isi kugira ngo acire urubanza abazima n'abapfuye. Uwo kwizerwa kandi w'ukuri niwe uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye. Nuko ingabo zo mu ijuru ziramukurikira, ashagawe n'iteraniro ry'abamarayika bera umuntu atabasha kubara. Mu mvugo yo mu ijuru bahanika indirimbo y'ibyishimo, ibirere by'ijuru byose bisabwa n'indirimbo z'umunezero, abamarayika 10,000 ka 10,000 n'ibihumbi ka bihumbi. Nta karamu y'umwana w'umuntu yabasha gucishiriza ngo agereranye uko bizaba bimeze. Nta bwenge bw'umuntu upfa bushobora no gutekereza uko umucyo w'ubwiza bw'uzaba umeze. Icyubahiro cye gisesuye ijuru kandi ryuzuye gusingizwa kwe, kurabagirana kwe kumeze nk'umucyo. Ubwo igicu gihoraho kizaba kigeze hafi, ijisho ryose rizabona igikomangoma cyo mu ijuru, umutware w'ubugingo. Noneho ntazaba yambaye ikamba ry'amahwa muri rwa ruhanga rwe rwera, ahubwo azaba atamirijwe ikamba ry'ubwiza bwe hejuru y'amaso ye yera. Mu maso he hazaba harabagirana umucyo nk'uw'izuba ryo ku manywa y'ihangu. Afite izina ryanditswe ku mwenda we no ku kibero cye ngo umwami w'abami, ni umutware w'abatware. Imbere ye amaso ya bose yari yerurutse. Abahinyuye ubuntu bw'Imana bagira ubwoba bwo kubura ibyiringiro by'iteka ryose. Abakiranutsi nibo bahinda umushyitsi batera hejuru bati, ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Abamarayika bahagarika indirimbo zabo, habaho umwanya wo guceceka. Bumva ijwi rya Yesu avuga ati, ubuntu bwanjye buraguhagije. Maze mu maso h'abakiranutsi hatangira kurabagirana, umutima w'umuntu wese muri bo wuzura ibyishimo. Abamarayika bongera guhanika indirimbo mu gihe bari begereje kugera ku isi. Umwami w'abamamanuka mu gicu azengurutswe n'umuriro waka. Ijuru rikurwaho nk'umuzingo, isi yose ihindira umushyitsi imbere ye, imisozi yose n'ibirwa bikurwa habyo. Imana yacu iraje kandi ntije bucece, ibanjirijwe n'umuriro ukongora, ikikijwe n'inkubi y'umuyaga. Ihamagara abo mu ijuru n'abo ku isi, ibahamagarira gukurikirana urubanza icira ubwoko bwayo. Abami batwara iyi si n'ibikomerezwa byabo, abagaba b'ingabo n'abakungu n'abanyambaraga, abakoreshwa gahato kimwe n'abigenga, bose biroha mu buvumo no mu bitare byo ku misozi ngo bihishe. Babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugweho muduhishe amaso yicaye kuri ya ntebe ya cyami, muduhishe n'uburakari bw'umwana w'intama. Uyu ni wo munsi ukase w'uburakari bwabo. Ninde uzawurokoka? Ibishungero byabo biba birarangiye, iminwa ivuga ibinyoma irabumbwa, urusaku rw'imbunda n'impagarara z'intambara birarangira, amajwi y'urusaku rwinshi hamwe n'imyambaro yinitswe mu maraso biraceceka. Ariko humvikana ijwi rimwe ritakamba n'iryo kurira no kuboroga, urwamo rukomeye ruvuye mu minwa yihebye ngo, umunsi ukomeye w'umwijima w'Uwiteka uraje. Ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Abanyabyaha barasaba imisozi n'ibitare ngo bibagwe hejuru, bibahambe mu cyimbo cyo gusanganira uwo basuzuguye bakamwanga. Ijwi ryaracengeye rigera mu matwi y'abapfuye bararimenya. Mbega ukuntu bahoraga bumva iryo jwi ribararika rivuye mu kanwa k'inshuti, abavandimwe n'ijwi ry'umucunguzi. Kubanze kwakira umuntu bw'Imana, nta rindi jwi ryashobora kubacira urubanza kuruta iryabahamagariraga kugarukira Imana nka rya rindi ryamaze igihe kirekire cyane ribingingira riti, nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi. Kuki mwarinda gupfa? Mbega ngo rirababera nk'iry'umuntu batigeze kumenya. Yesu aravuga ati, narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho. Ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose no gucyaha kwanjye ntimubyitaho. Iryo jwi ribibutsa imiburo bahawe bakayipfobya, irarika banze kwemera kwitaba, n'ibihe byiza byinshi bahawe bakabipfusha ubusa. Muri abo harimo ba bandi batukaga Umukiza muri cya gihe cyo kwicisha bugufi. Mu mbaraga ikomeye itabasha gutsindwa, bibukijwe amagambo y'Umukiza igihe yarahirizwaga n'umutambyi mukuru, agasubiza akomeje ati, uhereye none muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'Imana, kandi muzamubona aje ku bicu byo mu ijuru. Icyo gihe bwo bamubonaga mu cyubahiro cye, ariko bataramubona yicaye iburyo bw'Imana. Abahakanye ko Yesu ari umwana w'Imana bararuca bararumira, noneho babura icyo bavuga. Hari umwirasi Herode wahinyuye ubwami bw'umwana w'Imana, agategeka abasirikare be ngo bamwimikishe kumwambika ikamba ry'amahwa. Hari na ba bantu b'abagizi ba nabi b'ibiganza byanduye bahangaye umwana w'Imana bakamwambika ikanzu y'umuhengeri, maze hejuru y'ingohe ze zera bahambika ikamba ry'imishito y'amahwa. Mu biganza bye bitagira uwo birwanya bamupfumbatisha igiti gihanda ngo niyo nkoni y'ubwami. Nuko baramuhema barunama ngo baramuramya. Abantu bakubise bagacira igikomangoma cy'ijuru mu maso, bahunga mu maso ye bajya kwihisha ubwiza bwe burabagirana. Ba bandi batoboje ibiganza bye n'ibirenge by'imisumari, umusirikare wamutoboje icumu mu rubavu, bitegereje inkovu y'urwo ruguma bamukomerekeje bagira ubwoba bwinshi n'agahinda. Abatambyi n'abatware b'Abayahudi bibuka ibyo bakoreye i Karuvari, bahindishwa umushyitsi n'ubwoba bibutse uko bazunguzaga imitwe yabo bayobowe na Satani n'ingabo ze, bagatera hejuru bati, yakijije abandi none we ntabasha kwikiza.
yaba ari umwami wa Isirayeli aba amanutse ku musaraba maze tukabona kumwizera. Avuga ko yizera Imana, reka turebe kwiza kumukiza. Umva ko imukunda. Bibuka neza umugani Umukiza yabaciriyeho abantu nyir'uruzabibu yasize mu murima we, hanyuma bakanga kumuha ku mbuto zarwo, bakarenganya abagaragu be, ndetse hanyuma bakica umwana we. Bibuka ndetse amagambo bivugiye ubwabo bati, nyir'uruzabibu azarimbura abo bagaragu babi. Mu cyaha no mu gihano cy'abahinzi babi b'uruzabibu, abatambyi n'abatware baboneyemo ibyo ubwabo bakoze n'urubanza bazacirwaho. Aho niho habaye inkomoko y'urwamo ruruta rwa rundi rwa mubambe rwarangururaga mu mihanda ya Yerusalemu ngo, ni umwana w'Imana, ni ukuri ni Mesiya. Bashaka guhunga mu maso h'umwami w'abami. Mu buvumo bwo mu misozi no mu bihanamanga bashakashaka aho bihisha barahabura. Mu mibereho y'abantu barwanya ukuri hari ibihe umutimanama wabo ukanguka, bakibuka ibyagiye bibababaza ngo bareke kubaho mu buryarya, maze mu bugingo bwabo bikababera imfabusa. Ariko ibi ubigereranyije n'ububabare bw'uwo munsi, igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago bikaza nka serwakira. Abashatse kurimbura Kristo n'abamwizera ubu noneho barihamiriza ubwabo icyubahiro bamurebana. Muri icyo gihe cy'ubwoba bwinshi bumva amajwi y'abera batangarana umunezero bati, iyi niyo Mana yacu twategerezaga, niyo izadukiza. Muri ubwo bwihebe bwose isi izaba igezemo, imirabyo izasatura ikireremo kabiri, habeho guhinda kw'inkuba, humvikana ijwi ry'umwana w'Imana rihamagara abera basinziriye mu bituro. Arabutse ibituro by'abakiranutsi binyanyagiriye hose ku isi, arambura amaboko ye ayatunga mu ijuru, avuga n'ijwi rirenga ati, nimukanguke yemwe abasinziriye mu mukungugu, nimubyuke. Mu mpande zose z'isi abasinziriye mu bituro bazumva iryo jwi, kandi abazaryumva bazongera kubaho. Hazaba umutingito ukomeye ku isi yose igihe intore z'Imana bazaba batanguranwa gusohoka mu bituro bavuye mu mahanga yose, mu miryango yose, mu ndimi zose no mu bwoko bwose. Basohoka muri gereza y'urupfu bambaye ubwiza n'icyubahiro byo kudapfa, batera hejuru bati, warupfu urubori rwawe rurihe? Warupfu ukunesha kwawe kurihe? Nuko abera bazutse n'abera bahinduwe bakiri bazima bahuriza amajwi yabo hamwe baririmbana ibyishimo byo kunesha. Bose bava mu bituro bafite indeshyo babyinjiranyemo. Adamu ahagaze hagati y'iteraniro rinini ry'abazutse abasumba bose kandi abaruta ubunini. Icyakora ari mugufi ho gato ku mwana w'Imana. Yagaragaje itandukaniro ry'abantu babayeho uko ibinyejana byagiye bikurikirana, uko abantu bakomeje gusigingira ku buzima, uburebure no ku bunini. Ariko noneho bazukana imbaraga za gisore kandi zihoraho. Mu ntangiriro umuntu yari yararemwe ku ishusho y'Imana, atari ku mico gusa ahubwo no ku ishusho. Icyaha nicyo cyahanaguye gihindura ya shusho y'Imana umuntu yaremanywe. Ariko Yesu yazanywe no kutugarurira ishusho y'Imana twambuwe n'icyaha. Azahindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi ayihwanye n'umubiri w'ubwiza bwe. Umubiri upfa, umubiri ubora, byose byahindanijwe n'icyaha, azabitunganya bihinduka gahozo kandi bihabwa kudapfa. Inenge yose n'ubumuga bwose bizasigara mu bituro. Abakiranutsi bazahora bakura kugeza ubwo bazagera ku gihagararo cy'ubwiza bwe kandi bahabwa uburenganzira bwo kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo bari bamaze imyaka myinshi baranyazwe. Ingaruka ziheruka z'icyaha n'umuvumo wacyo bizakurwaho. Abakiranukiye Kristo bazarabagirana ubwiza n'icyubahiro by'Imana mu bwenge, mu bitekerezo no ku mibiri yabo. Mbega agakiza gatangaje, kavuzwe igihe kirekire, kategerejwe igihe kirekire. Barakarebaga bakakishimira, ariko ntibasobanukirwe neza nuko kazaba kameze. Abakiranutsi bakiri bazima barahindurwa mu kanya nk'ako guhumbya kw'ijisho. Ku bw'ijwi ry'Imana gusa bahabwa ubwiza, bambika ukudapfa, maze hamwe n'abera bazutse barazamurwa bajya gusanganira umwami mu kirere. Abamarayika bateranya intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru ukageza indi mpera yaryo. Abamarayika bera bazatwaza ababyeyi abana babo bato mu maboko yabo. Abavandimwe bamaze igihe kirekire batandukanijwe n'urupfu bazabonana ubutazongera gutandukana ubwo bazaba bazamuka bagana mu murwa wera baririmbana umunezero indirimbo z'ishimwe. Ku igare ryose riremwe n'ibicu hari amababi impande zose, hasi rifite inziga zihoraho. Mu gihe igare ryose ritangiye urugendo, inziga zaryo ziba zivuga ziti, uri uwera. Amababa yatangira kuguruka agatera hejuru cyane ati, uri uwera. Maze inteko y'abamarayika nabo bagakomeza baririmba bati, uwera 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 Uwiteka Nyiringabo. Ubwo igare rizaba ryegereje kwinjira muri Yerusalemu nshya, abacunguwe nabo bazatera hejuru bikiriza bati, haleluya, haleluya, haleluya. Mbere yo kwinjira mu murwa w'Imana, Umukiza azagabira abera bose urwibutso rwo kunesha kandi abambike n'ikimenyetso cyo gukiranuka. Imitwe y'abamarayika bera yiremamo imirongo y'impande enye zingana bazengurutse umwami wabo, usumbya abera n'abamarayika bose igihagararo. Umucyo wo mu maso he werekana imbabazi n'urukundo.
Umuntu wese mu ngabo zitabarika z'abacunguwe akomeza kumuhanga amaso, ijisho ryose ryitegereza ubwiza bw'uwahoranye mu maso hahindanijwe n'imibabaro kuruta undi muntu wese wabayeho, n'ishusho yangijwe kuruta iz'abandi bose babayeho ku isi. Yesu yambika abanesheje bose amakamba y'icyubahiro ku mitwe yabo. Umuntu wese yateguriwe ikamba ryanditseho izina rye hamwe n'aya magambo ngo yerejwe Uwiteka. Yesu mu kuboko kwe kw'iburyo ahereza buri wese ishami ry'umukindo n'inanga y'izahabu byerekana kunesha. Nuko umutwe wa mbere w'abamarayika bafungura indirimbo, maze abacunguwe bose bafata inanga zabo baririmbana ubuhanga buhanitse indirimbo y'ishimwe yakanguye imitima yabo kandi itazibagirana. Ijwi ryose ryashimaga Imana ngo uwadukunze amaraso yakatwezaho ibyaha akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana, icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose. Abacunguwe bageze imbere y'umurwa wera, Yesu afungura amarembo yabo y'imaragarita, maze ishyanga ryakomeje ukuri ririnjira. Bakigeramo babona paradizo y'Imana, aho Adamu yari atuye atarakora icyaha. Nuko rya jwi rimeze nk'indirimbo nziza ritarigera ryumvikana mu matwi y'abana b'abantu ryongera kumvikana rivuga riti, intambara yanyu irarangiye, nimuze abo Data yahaye umugisha murage ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Isengesho Yesu yasabiye abigishwa be rirasohora, ndashaka ko n'abo wampaye Data babana nanjye aho ndi. Mu munezero utangaje no mu cyubahiro gihebuje, Yesu amurikira se ikiguzi cy'amaraso ye, ati dore ndi hano hamwe n'abo wampaye, abo wampaye narabarinze. Mbega ibitangaza by'urukundo yaducunguje! Mu gihe Imana Data izaba yitegereza abacunguwe bavuye mu bise by'urupfu rw'umwana wayo, izababonana ishusho yayo, amacakubiri yazanywe n'icyaha yakuweho, ububi bwose bw'icyaha bwarasezerewe, abantu bongeye kugirana isano n'ijuru. Nuko Yesu yakirana abacunguwe urukundo rutangaje ati, nimuze mwinjire mu munezero wa shebuja. Umukiza azanezezwa no kubona abantu mu bwami bw'icyubahiro bakikijwe no kwicisha bugufi kwe kugeza ku rupfu. Azanezeranwa n'abacunguwe ubwo bazaba bareba abo bakirije Kristo kubw'amasengesho yabo, ibikorwa byabo n'amaturo yabo. Ubwo bazaba bazengurutse intebe y'ubwami yera, imitima yabo izasabwa n'ibyishimo babonye abo bakirije Kristo nabo baramukirije abandi, nabo kandi nabo barakirije Yesu imitima myinshi, bose bari hamwe mu buruhukiro bw'ijuru. Nuko barambika amakamba yabo ku birenge bya Yesu ngo bajye bahora bamusingiza ubuziraherezo. Ubwo abacunguwe bazaba bakiriwe mu murwa w'Imana, hazumvikana amajwi y'ishimwe no kuramya arangirira mu birere by'ijuru. Icyo gihe ba Adamu babiri bazaba bari hafi kubonana. Umwana w'Imana azaba ahagaze arambuye ibiganza bye kugira ngo aramukanye na sekuruza y'imiryango yose y'abantu, ikiremwa yiremeye ubwe, hanyuma agacumura ku muremyi we. Umukiza akaba afite inkovu ku mubiri we z'ibyaha yakoze, bakamubambisha ku musaraba. Adamu wa mbere arabutswe inkovu z'imisumari mu biganza bya Adamu wa kabiri, ntiyatinyuka kugwa mu gituza cy'umwami ngo bahoberane, ahubwo yicisha bugufi agwa ku birenge bye, ararangurura ati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye icyubahiro. Mu rukundo rwinshi Umukiza aramubyutsa, amutegeka kubura amaso ngo yongere arebe Edeni yahoze ariye, hakaba hashize igihe kirekire yarayinyazwe. Adamu amaze kwirukanwa mu murima mwiza wa Edeni, yagize imibereho yuzuyemo imibabaro n'agahinda ku isi. Ikibabi cyose cyahungukaga kikagwa hasi, igitambo cyose cyavushwaga amaraso, guhinduka kose kwabaga ku kiremwa cyose, inenge yose yarwanyaga ubutungane, ibyo byose byajyaga bimwibutsa icyaha yakoze. Yihebeshwaga cyane no kubona gukiranirwa kumukomokaho gukomeza kwiyongera. Mu mutima we yahoraga yumva ibyaremwe byose bimurega ko ari we nyirabayazana. Uwo mutwaro yawumaranye imyaka hafi 1000 ku isi yikoreye igihano cy'icyaha. Hanyuma yihannye icyaha cye abikuye ku mutima, asigara yiringiye gusa isezerano ry'Umukiza, apfana ibyiringiro by'umuzuko. Umwana w'Imana yacunguye abantu amakosa yabo n'ibyaha byabo, none ubu kubw'impongano Yesu yatanze, Adamu ari mu mwanya yahozemo ataracumura. Yuzuwe n'ibyishimo arabukwa ibiti yakundaga cyane, ubwo yajyaga asoromaho amatunda igihe yari akinezerewe ari umuziranenge. Abona imizabibu yajyaga ahingira n'amaboko ye, abona uburabyo bwiza yakundaga kubagarira. Mu bitekerezo bye asobanukirwa ko iyari Edeni akomorewe ifite ubwiza burenze ubwo yari ifite igihe yayirukanwagamo. Umukiza amujyana ku giti cy'ubugingo, asoroma ku mbuto zacyo nziza, amutegeka kuziryaho. Adamu arebye ahazengurutse Umukiza, abona imiryango ye myinshi y'abacunguwe bahagaze muri paradizo y'Imana. Yongera kurambika ikamba rye ry'icyubahiro ku birenge bya Yesu, amugwa mu gituza, ahoberana n'Umukiza. Afata inanga y'izahabu, maze umurya w'inanga w'indirimbo z'ijuru usaba ikirere. Umwana w'intama watambwe kandi akongera akabaho, niwe ukwiriye icyubahiro. Umuryango wa Adamu bose biyambura amakamba yabo, bayarambika ku birenge by'Umukiza, barapfukama maze baramuramya. Ibi byahamijwe na ba bamarayika bacuraga umuborogo ubwo Adamu yagwaga agacumura ku muremyi we,
ariko bakongera kunezerwa igihe Yesu yazamukaga mu ijuru amaze kuzuka, agasiga akinguriye umuntu wese uzizera izina rye umuryango w'igituro. Noneho ubu biboneye ko umurimo w'inama y'agakiza urangizwa, hamwe n'abacunguwe bahanika indirimbo z'ishimwe imbere y'intebe y'Imana ku nyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro irabagiranaho icyubahiro cyayo. Niho abanesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'ikimenyetso cyayo n'umubare w'izina ryayo bateraniye, hamwe n'umwana w'intama uhagaze ku musozi Siyoni, bafite inanga z'Imana. Abantu 144 bacunguwe ngo bakurwe mu bantu bahanika amajwi yabo ameze nk'ijwi ry'amazi menshi asuma, n'irimeze nk'iryo guhinda kw'inkuba, ijwi nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmbira indirimbo nshya imbere y'intebe y'ubwami. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 144. Iyo ni indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'Imana, indirimbo y'agakiza. Ibyo nta handi byigeze kuboneka. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Abo nibo bavuye muri wa mubabaro mwinshi, banyuze mu bihe by'akaga katigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho, banyuze mu mubabaro n'agahinda nk'ibyo mu gihe cya Yakobo, bahagaze bonyine batagira kirengera mu gihe yasukaga uburakari bwayo ku isi, ariko bararinzwe kuko bari barameshe amakanzu yabo bayejesha amaraso y'umwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma kuko bari abaziranenge mu maso y'Imana. Nicyo gituma bahora imbere y'Imana bayikorera ku manywa na nijoro mu rusengero rwayo. Iyicaye ku ntebe y'ubwami izabana nabo. Biboneye uko inzara n'ibyorezo byayogoje isi, babonye uko izuba ryokeje abantu n'icyokere gikomeye, nabo bababajwe n'inzara n'inyota. Ariko ntibazongera ukundi kwicwa n'inzara n'inyota, ntibazongera kubabazwa n'izuba cyangwa icyokere cyaryo, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira ku isoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Mu bihe byose abo Uwiteka yatoranije bagiye bigira mu ishuri ry'ubuyobozi n'iry'ibigeragezo. Mu isi banyuraga mu nzira zifunganye, bagiye berezwa mu itanura ry'ibigeragezo. Kubwo kwizera Yesu, ab'isi ntibabamenye, babanze urunuka, babahimbiye ibinyoma. Bamukurikiye mu nzira z'umubabaro yanyuzemo, bahaza amagara yabo mu bihe by'umubabaro ukomeye. Imibabaro banyuzemo yabigishaga ububi bw'icyaha, imbaraga zacyo, ubuhendanyi bwacyo n'ishyano kigusha ku bagikunda, ibyo bikabatera kukigendera kure. Ibitambo nk'umuti wo kuvura icyaha ubwabo byacishaga bugufi imitima yabo, igasabwa no guhimbaza Imana ku ruhande rwabo, ku buryo abatakoze batashobora kugeraho. Bakunda cyane kuko bababariwe byinshi, kuko bafatanije imibabaro na Kristo, bujuje ibyangombwa byo gufatanya nawe icyubahiro cye. Abaragwa b'Imana bavuye mu masenga, mu buvumo, muri kasho, muri gereza, ku biti babamanikagaho, mu misozi, mu butayu n'imuhengeri mu nyanja. Mu isi bari baranyazwe byose, bakwa n'uburenganzira bwo kubaho, barababazwa, bagirirwa nabi. Miliyoni nyinshi batabwe mu butaka nk'abagome, kuko bahagaze bashikamye bakanga kumvira ibishuko bya Satani. Mu nkiko zo ku isi baciriweho iteka ko ari abagome ruharwa, ariko noneho Imana ubwayo niyo mucamanza. Ibyemezo bafatiwe n'ab'isi birahindutse. Bazabita ubwoko bwera, abacunguwe n'Uwiteka. Yabageneye kubambika ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Ntibazongera guteguza ukundi, ntibazongera kubabara ukundi, ntibazongera gutatana ukundi, nta n'ukundi bazongera gukoreshwa uburetwa. Uhereye ubwo bazahorana n'umwami wabo iteka ryose. Bazaba bari imbere y'intebe y'ubwami, bambaye amakanzu y'icyubahiro. Abaririmbyi b'abanyacyubahiro bo ku isi barigera kwambara, bazatamirizwa amakamba y'ubwiza atarigera yambarwa n'abami b'icyubahiro bakomeye ku isi. Iminsi y'uburibwe n'iyo kuboroga izaba irangiye. Umwami w'icyubahiro azaba yamaze guhanagura amarira yose mu maso habo, ibibabaza abantu byose bizaba byakuweho. Bazaba bazunguza amashami y'imikindo, bategeye amatwi indirimbo yo guhimbaza yumvikana nziza, amajwi ahuye, kugeza ubwo isi yose izumva note z'ijuru zirangira mu kirere. Agakiza n'ak'Imana yacu yicara kuri ya ntebe y'ubwami n'ak'umwana w'intama. Nuko isi yose irikiriza bati amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose. Amen. Muri uku kubaho kwacu dukwiriye gusobanukirwa n'iki cyigisho gitangaje cyo gucungurwa. Mu bwenge bwacu buke tugatekereza cyane isoni n'icyubahiro, ubugingo n'urupfu, ubutabera n'imbabazi bihurira ku musaraba. Nyamara umwete wose twakorana, ibitekerezo byacu ntibishobora kugera ku busobanuro bwawo bwuzuye. Uburebure bw'umurambararo n'ubw'ubugari, uburebure bw'ikijyepfo n'ubw'igihagararo by'urukundo rw'Imana rwo gucungurwa kw'abanyabyaha bimenyekanaho agace. Inama y'agakiza ntizasobanukira abacunguwe mu buryo bwuzuye, ndetse no mu gihe bazaba bareba nk'uko barebwa, bakamenya nk'uko bamenywe. Mu myaka yo kubaho kw'iteka, ukuri gushya kuzahora gutangaza kandi kunezeza imitima.
naho imibabaro no kuribwa n'ibigeragezo by'isi hamwe n'impamvu zose zabiteraga bizaba byakuweho, abera b'Imana bazahora banyuzwe n'igiciro cy'agakiza kabo. Umusaraba wa Kristo uzahora ari icyigisho n'indirimbo by'abacunguwe mu myaka yose yo kubaho kw'iteka. Mu cyubahiro cya Kristo bazahora babonamo Kristo wabambwe. Ntibazigera na rimwe bibagirwa ko ufite imbaraga zo kurema kandi zikomeje amasi menshi, ukundwa n'Imana nyir'icyubahiro gihebuje cyo mu ijuru, uwo abakerubi n'abaserafi banezererwa bakamuramya, uwicishirije bugufi gushyira hejuru umuntu waguye, yihanganiye ibicumuro no gukozwa isoni n'icyaha, byatumye se amuhisha mu maso he kugeza ubwo amahano yo ku isi yacumuye aturitse umutima we, maze umwami w'icyubahiro atangira i Karuvari ku musaraba. Igitekerezo cy'uko umuremyi w'amasi yose, umutegetsi w'icyo umuntu wese yagenewe, wiyambuye icyubahiro cy'akicisha bugufi kubw'urukundo yakunze umuntu, kizahora ari icyigisho gitangaje kandi gitere bose kuramya umuremyi bicishije bugufi iteka ryose. Mu gihe abacunguwe bazajya bitegereza umucunguzi wabo bakabona mu maso he hahora harabagirana icyubahiro cya se, bakitegereza intebe ye y'ubwami buzahoraho uko ibihe bihaye ibindi, bamenye neza ko ingoma ye itazagira iherezo, maze baturikishwa n'umunezero baririmba bati, umwana w'intama watambwe akaducunguza amaraso ye y'igiciro cyinshi, niwe gusa ukwiriye icyubahiro. Ibanga ry'umusaraba riduhishurira andi mabanga yose. Mu mucyo warasiye i Karuvari ku musaraba, imico y'Imana yaduteraga ubwoba tuyibona itatse ubwiza n'igitinyiro cyayo. Imbabazi, ubugwaneza n'urukundo rwa kibyeyi bihurizwa mu kwera, mu butabera no mu mbaraga z'Imana. Iyo twitegereje icyubahiro cy'intebe y'ubwami bwe tukareba uko iteye, tubona uko imico yayo itagira uko isa yigaragaje, tukarushaho gusobanukirwa kuruta mbere hose ubusobanuro buhoraho bw'iri jambo ngo Data wa twese. Bizagaragaza ko uwari ufite ubwenge butarondoreka nta yindi mpano yagombaga gutanga ku gakiza kacu keretse kwemera igitambo cy'umwana we. Inyiturano y'icyo gitambo ni umunezero wo kureba isi izabituwemo n'abacunguwe gusa, abera, abataye umuruho, abahoraho iteka ryose. Imbuto z'intambara umukiza yarwanye n'imbaraga z'umwijima ni umunezero w'abazaba bacunguwe bambaye icyubahiro cy'Imana mu bihe by'iteka ryose. Bagenzi we arimo kuvuga ko Yesu aje ndetse ageze ku rugi, arimo gutegura ingororano z'abamukoreye, naza azaduhemba kuba Kanani yo mu ijuru. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, amoko ataramwe n'uruhu rutandukanye, azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba. Tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, amoko ataramwe n'uruhu rutandukanye, azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba. Tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu. Aterura ijambo ngo aba bavuye mu rurya mubabaro, tuzakorerwa ibirori tugeze iyo mu ijuru. Tuzaba dufite umunezero w'akataraboneka. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, amoko ataramwe n'uruhu rutandukanye, azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba. Tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu.
wacu. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, b'amoko ataramwe n'uruhu rutandukanye, azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba. Tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu. Amenywa na bagenzi we, arimo kuvuga ko Yesu aje ndetse ageze ku rugi, arimo gutegura ingororano z'abamukoreye, naza azaduhemba kuba Kanani yo mu ijuru. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, b'amoko ataramwe n'uruhu rutandukanye, azaduhamagara muri ako kanya duhite tumwitaba. Tuzaguruka iki kirere hanyuma twigerere iwacu. Abantu bazava mu mpande enye z'isi, b'amoko ataramwe. Hari amakuru meza amenywa na bagenzi we, arimo kuvuga ko Yesu aje ndetse ageze ku rugi. Nshuti muvandimwe uhisemo kubumbura uyu muzingo wa korali Tugisiyoni yo ku itorero rya Kika mu ntara ya Murangara, ndagushimiye cyane. Ngiye tuganira, nitwa Pasitoro Uwihayimana Elifazi, uyobora intara ya Murangara aho itorero rya Kika ribarizwa. Mu by'ukuri iyi korali Tugisiyoni ni korali yahisemo kugukorera indirimbo zifite insanganyamatsiko ivuga ngo hari amakuru meza. Iyi ni korali yatangiye mu mwaka 2013, ikaba igize amahirwe muri uyu mwaka wa 2022 gushyira ahagaragara audio ndetse na DVD icyarimwe. Tukaba dushimira Imana yuko Imana ibibabashishije. Ayo makuru meza ni ayahe? Ni amakuru meza yuko Yesu Kristo agiye kugaruka. Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Ibibazo byose, intambara zose n'izindi ngorane zikavaho, tukiberaho ubuziraherezo. Icyo yatubwiye muri Matayo 24 umurongo wa 14 yaravuze ati, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Hamwe na korali Tugisiyoni, reka dusakaze ubu butumwa mu ndirimbo no mu mashusho, maze dutegurize Yesu Kristo kugaruka, naza azatwijyanire. Nibyo ngusabira, nanjye ndisabira mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Data wera, ndagushimiye yuko warinze abana bawe, ukaba ubabashishije gushyira ahagaragara uyu muzingo. Ndakwingize kugira ngo uwumugisha abazumva ubu butumwa, aya makuru meza kugaruka kwa Kristo, bazitegure kandi bihana ibyaha, biteguza n'abandi. Kristo nagaruka azatwijyanire mu izina rya Yesu. Amen. Ibimenyetso by'umuseke
muri